Iyo unyuze muri uwo muhanda Basekirambo Butaro Kidaho usanga mu byerekezo binyuranye ibikorwa byo kuwukora birimbanyije, ari nako ibinyabiziga bibisikana. Abaturage bawugereranya na kaburimbo y'umutuku bahamya ko watangiye koroshya ubuhahirane. Kaburimbo ibi biraduha icyizere ko na kaburimbo y'umukara izaza ubwo haje kaburimbo y'umutuku. Twategaga ari 2 kugenda kuva ahangaha kugera kuri Base, ariko ubu ngubu cyabaye 5 kuri Sharon. Urumva ko rero ibintu biri kugenda byoroha uko bukeye, uko umuhanda urimo kugenda uri gukorwa. Umuhanda ikiza cyawo nkange ndi umumotari, umuhanda utarakorwa twacishaga mu moto zacu zigacika, ariko ubu turi kugenda turanyira nta kibazo rwose. Iyi ni kaburimbo mu moto twarayibonye. Urebye icizere turagifite ukurikije uko gwari gumeze, kuko twaburaga uko twagendaga amagare gari garashize, amamoto gari garacikaguritse, n'imodoka ntabwo tukibona imodoka, ariko ukurikije aho gugeze rwose ibintu ni sawa. Abo bafite inyota yo kubona iwabo umuhanda w'umukara baravuga ko bawutegerejeho inyungu nyinshi kandi bagasaba ko ikorwa ryawo ryakwihutishwa. Nuvuga ngo turayiteguye, igezemo n'uguhita duhindura amanyubako tugashira amanyubako gajanwe n'igihe. Bakwezaga imyaka bakaduha kuri make cyane nk'ibirayi, ariko nitubona kaburimbo imodoka zikaza neza tuzabana barwemeza mirimo biyongeye ku bari bahari, baduha amafaranga menshi ku giciro cy'umusaruro twe twunguka. Amazu bazubaka bategereje nabo kaburimbo kugira ngo bazabone aho bazagarukira. Urumva ibipimo by'umuhanda ntibirarangira ngo tumenye ngo tuzubaka duhereye ahangaha. Urumva rero kutubaka amazu meza nta ubushobozi bwabuze, ahubwo ni ikibazo cy'umuhanda utaragera igihe cyo kurangira. Kaburimbo nizange nzareka kumotara nzagura imodoka nanjye njye mu muhanda. Kategori ndayifite. Amahirwe ntabwo tuzongera kugenda twitura hasi nkuko twayituraga, umuhanda wanyereye tuzaturagenda dutereye nta kibazo. Umuzigo nuva mu cyaro ugere hano tugenda i Kigali nta kibazo. Irimo ariko dushaka y'umukara, umuhanda mwiza gwo kunyerera yatwemereye niko dushugu twarawubonye n'umutuku, ariko dushaka uw'umukara buri kunyerera kuko yawutwemereye. Twitezeho amahirwe menshi cyane. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline aravuga ko naho ugeze ukorwa watangiye gusubiza ibibazo, ariko ngo ikibaraje ishinga ni ukubona urimo kaburimbo. Nibyo rwose biranyerera, iyo uvuye Kidaho umanuka buza Butaro migeze kure, kandi nabi mwabonye yuko rigore zatangiye kubakwa, ratayite batangiye kuyishyiramo. Ni ingengo y'imari igenda iboneka uko ibonetse bakagenda bashyiramo, ariko by'umwihariko murabona ko ikigero bigiranye yagezeho umuhanda ugeze byose urenda kugera kuri 40%. Abarimo kubaka umuhanda bagizeza yuko muri 2026 uzaba uri mu muhanda w'umukara. Bizakomeza gukurikirana no kupushira kugira ngo wihute nyine niyo 26 bizagera abaturage bagenda mu muhanda w'umukara. Uyu muhanda Basekirambo Butaro Kidaho ufite ibirometero 63 biteganyijwe kuzuzura mu mwaka wa 2026 utwaye asaga miliyari 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuyishime Jadofis mu karere ka Burera.